nagiye kumva numva mu masaha 12 abantu batangiye guhondagura, ndebye nsanga ni abantu bafite amapiki za kinubi n'ibindi bikoresho byose. Mbabaje titi kuki muri gusenya, hahita haza umudamu aravuga ngo witubaza twe tugomba gusenya hano. Noneho mpita mpamagara muzehe, maze guhamagara muzehe ndabwira bari kudusenyera, arambwira ati bahagarike. Ngiye kubahagarika bahita baza burira bana za kinubi n'iki, mbibonye ndahunga cyo ko byari biteye ubwoba cyane. Bari bangahe se wigeze ubamenya? Bari abantu barenga 10, ntago nta numwe nabashije kumenyamo, ariko mbabonye nabamenye. Ubabwira ubabaza impamvu bari gusenya, bigeze bagusubiza byagenze bite? Ntago bigeze bansubiza. Uwo mukecuru umudamu yayisaza aravuga ati ni musenye ni mukora icyo nabazaniye. Umudamu ninde? Yambwiye ko yitwa Leya, yambwiye ati nitwa Leya. We aha wakora haga nk'iki? Nshinzwe security hano. Baje ubona ari abantu bameze nk'ibisambo, bameze nk'aho bateye. Hanyuma umuzamu aratwegera aratubyutsa, turabyuka tugerageza kubahagarika, bigeze aho baranga. Umudamu wari uhari muremure w'inzobe ubyibushye mu kuntu, ufite imisatsi y'imvi, yigira haruguru ko yaraturutse mu rutoki ruri inyuma y'igipangu, aravuga ngo ni musenye nicyo nabazaniye nabishyuye. Aha ni kwa Nyirubutane. Nitwa Nzeyimana Jean. Navuga ko abo bansenyeye ari abe mu muryango, ni bamwe mu muryango bahoze ari nyiri hano. Cyahana haguze mu Cyamunara na GT Bank, ariko nkimara kuhagura bene wabo uwo muntu wari nyiraho wari ayo madeni bakunze kugenda bitambika bansabota, bajya kurega bava kuwo mwene wabo wa mbere yari yarabarengereye, ariko banki yampaye impapuro inyereka impapuro ko ibyo baregaga uwo mwene wabo yari yarabatsinze. Hari hasigaye gusa guhuza ubutaka, kuko numwe mu banyamigabane kimwe nabo ba nyina wabo. Uwo nkeka rero n'uwo nyina wabo wari uhari wahembye abo bantu, kubera ko akunda kugenda higira ko azangiza ibya hano, ko nta muntu uzabaturira mu isambu. Iki gikorwa nabonye ari urugomo, n'ubugome, ndetse naboneraho no kuvuga ngo ndishinganisha, kuko urebye ibyo bakoze nanjye mpaba bari kumpitana. Iyo urebye se nibiki bakwangirije? Bangije urupangu, bangije business yanjye, abakiriya bari bahari birutse, abandi bahunze, hari ibyo bibye batwaye. Nkaba nifuza guhabwa ubutabera, ndetse na profita kwishingana no gushumbushwa, kwishyuzwa abo bantu bakaryozwa ibyo bangije. Wabamenye? Nta bandi, kuko abababonye barabazi, nabo bari bahayikira ko baravuga ko ari uwo mudamu witwa Mukakarangwa Leya, n'abandi bantu bari kumwe babiri. Umusore umwe ngo witwa Eric, n'undi mudamu nawe bambwiye izina, ariko hano hari abantu babazi.